UNF. Ngirisite y'abakobwa ba mbere mu Rwanda babaswa baba nitwita amadebe nubwo abari beza pe ku mubiri mu mutwe Yesu we nta kintu kiba kirimo. Iyo icyakubwira ko aya majwi y'uyu musore utazongera kuyumva warira ugahogora. Bamerewe bate Rwanda Kigali? Aya ni amarira yasutswe n'abanyarwanda batari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga. Uyu musore baramuzi, abakunze kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Shema Fabrice uzwi ku izina rya Bigendemo Gake kuri TikTok, muramuzi muri benshi cyane. Mwumvishe se akavideo agitangira uhita wumva iri jwi rizi. Gusa uyu musore nagakiri mu isi y'abazima. Disi umusore yababaje abantu benshi cyane, yarazeranye n'ibyamamare byinshi cyane. Mwagiye mumubona mu mafoto menshi cyane ari kumwe na Bruce Melody, ari kumwe n'abandi basitari bagiye batandukanye hano mu Rwanda. Ariko nyagasani, iri jambo ngiye kukubwira cyangwa se iri wabonye ryanditseho ripi, ukiribona nawe hari ibyo uhita wibwira. Nta kundi byagenda, gusa narukire mu mahoro kandi n'umuryango we ukomeze kwihangana. Bamerewe bate? Ati ngiyi lisite y'abakobwa babajura ngiye kukubwira. Muramuzi cyane uyu musore, gusa yarije abantu benshi cyane bakimara kumva ngo yapfuye. Uyu musore rero Shema Fabrice mwamenye nka Bigendemo Gakeya. Impamvu ngo yapfuye, yakoze impanuka nyine ubwo yaravuye muri dushe. Yiteguraga kujya gushutinga, kujya imbere ya kamera, hanyuma akabwira abanyarwanda ndetse n'abandi bantu benshi cyane bamukunda ku mbuga nkoranyambaga, dore ko yari afite 66,000 ndetse n'abandi bantu 400 barenga. Mwumve ko ari abantu benshi cyane bamukurikiranaga ku rukuta rwe rwa TikTok cyangwa se akaunti ye ya TikTok. Ubivuga uko bishaka. Uyu musore rero amakuru yatangiye kumenyekana ubwo nyine yaraguye muri dushe avuye koga kugira ajye imbere ya kamera. Uti byagenze bite? Uyu musore Shema Prince mwamenye ku izina rya Bigendemo Gake 7, ubwo yarari kuva koga ndetse ubwo yararangije nyine gukaraba kugira agiye gushutinga cyangwa se ajye imbere ya kamera abwira abanyarwanda ibyo aba yabateguriye. Akimara koga yabaye agisohoka abayituye hasi. Namwe murabizi akenshi na kenshi dushe ntago aba ari ahantu hanini cyane ku buryo ushobora no kugwamo hanyuma ukiyagambura. Ibaze kugwamo ugahita ufatwa mu nguni no mu yindi nguni, ukaba uri kuvamo nyine wiyagambura nyine ngo uzamuke. Umwuka waraheze gutyo, abura umutabara. Birangira nyine birangiye nibwo mwatangiye kumva inkuru ivuga ngo Shema Prince yapfuye. Nyagasani, iyo abanyarwanda barababaye cyane rero nagahinda. Abantu benshi bari kugenda bapostinga ifoto ye bakavuga bati waradushimishaga, ariko ubu ngubu byarangiye nyine. Muzumva ibyo yakoze. Inkuru yasize ku musozi ni ibyo yakoze nyine, kandi bikaba ari nabyo byatumye abantu bamumenya, bari kure ari benshi cyane. Rero nta kindi twamwifuriza uretse kumubwira ngo ugirire uko ridashira. Rest in peace. Ababyeyi bawe, umuryango wawe nabo bakomeze kwihangana. Nguko rero uko Shema Prince apfuye aguye muri dushe, yaragiye koga. Arangije koga hanyuma ngakore video abanyarwanda bishime, bongere bumve ngo za lisite z'abakobwa cyangwa se z'abasore babajura, dore ko ibyo byose yagiye abikora. Niba utari umuzi, nyarukira kuri TikTok hanyuma wandike ngo Bigendemo Gakeya. Urahita umubona cyane kubera yuko ni icyamamare koko kirazwi, bitewe n'amarayika agira, bitewe n'abantu bamufollowinze. Ariko ubu ngubu akaba atakibarizwa mu isi y'abazima. Iyo nguko rero uko byarangiye. Umusore w'umunyarwanda witabye Imana, cyangwa se abenshi bakunze kuvuga ngo ntago aba yitabye Imana ngo ahubwo aba yapfuye. Ariko nyine byarangiye, ni iby'isi byamurangiriyeho, nta kundi byagenda. Bigendemo Gake, rest in peace. Twagukundaga ariko nyine ibyaha byarangiye. Ubwo nguko inkuru wasize ku musozi nyine nuko ari icyamamare ku mbuga nkoranyambaga.
TikTok akenshi na kenshi niyo yakoreshaga, ariko nyine ubwo ubuzima nyine ntaho burangiriye, ibyo wakoze birahagije, ntabwo bazakwibagirwa abanyarwanda. Ubu ngubu aba content creator bagiye kugukuraho impano nyine, kubera ko nyine utagihari nabo bagiye kugenda bakuvuga, hanyuma bakore n'ibyo wakoraga. Abaha akazi ni benshi, bagiye kukwigaho, hanyuma nabo baza bakora amalisite nk'ayo ngayo, ndetse benshi baranakwiyitirira kubera ko nyine ngo burya bakunda uwapfuye. Iyo ukiri muzima abantu benshi ntibakwitaho, ariko iyo wamaze kugenda buri wese aravuga ati uyu twari tuziranye, bakapositinga amafoto mwari muri kumwe, kandi mbere hose ntayo bigeraga bapositinga, bigendemo gake. Rest in peace. Abanyarwanda bose bakwifurize rest in peace, kuko nta kundi byagenda nyine. Nge rero ubagejeho amakuru, nitwa Vincent. Nakwisabira kunshigikira ugakanda kuri buta subscribe kugira ngo amakuru nzajya nkora azajya ahita kugira mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.